Abanyitabudur guturuka mu Gasyata yo kuvuga ngo wallahi imatch tubabaje cyane nk'uburyo twari tuyifite mu biganza byacu ariko ningira ngo muri abanyamakuru nicyo kintu mushinzwe niyo mpamvu mufata ama video kugira ngo mugene mwereke abanyarwanda ibiba byabereye kuri stade abatabashe kugira kuri stade natwe tuba twagere kuri stade wabonye ko kuva ku munota wa mbere ugitangira twahanganye na arbitre wo hagati umusifuzi wo hagati kabisa ebana aho umukinnyi ashaka no gutindisha igitego cy'akaboko iriya video muzayigarure muyereka abanyarwanda mu Rayon Sport badukandamiza kandi Rayon Sport baradukasa ntago njye ninya kwivuganye umunyarwanda arishira kiza ntago mano kuvugisha ukuri equipe ya Rayon Sport baradukasa igihe cyose bagidusifurira ibintu nk'ibi ngibi Rayon Sport barashaka duhora hasi ndusha nitone ibikombe ngo twishime sinzi barashaka tutabona ibyishimo ariko kubera Imana Rayon Sport irahari naho yagiye n'abana bacu barayikunda n'abanyarwanda twese dukunda Rayon Sport ariko nababwiza ukuri ikipe ya Rayon Sport uburyo no musifuza twibye uno musifuza uburyo twibye uno nimba bamwita Moise Imana imubabarire ngewe kuko ibi binakora bizamugaruka kuko kubabaza ino mbaga y'abanyarwanda ingana gutya twavuye kuri stade ibi bintu nabo twe tubyemera twebwe biratubabaje cyane kabisa ibisifurira ni zeru Ministeri ya Sport abantu bashinzwe abasifuzi turabasabye bajye bashyiraho abantu abasifuze nk'aba ngaba bakaza kubabaza abanyarwanda twebwe turababaye mwumve ngo abakunzi ba Sport ni twebwe dukunda umupira hano mu Rwanda ntabwo tuyoboye umupira wo mu Rwanda ariko bino misifurire y'abano bantu ino misifurire turayamaganye twongeye turayamaganye rimwe kabiri gatatu kane gatanu turayamaganye uyu musifuzi aho ndagira ngo mbabaze abanyamakuru mwe reba muri iki kibago umukinnyi wa Gasogera yo gutindisha igitego cy'amaboko yabirebaga ajya gutindisha igitego cy'amaboko arasaza aba basifuzi rwose turabiyamye ukanabiza Rayon Sport nubwo abayanga nta kintu bazayitwara Rayon Sport tuzayikunda igikona bari gushakisha bazagikubita bakikubitira ku itariki 9 uyu mutifuzi noneho turamwamaganye ntabwo dushaka niba badashaka impakazi baragiye twebwe uyu mutifuzi turamugaragaro n'abanyamakuru mujyana mubabwire ngo ntabwo twebwe dushaka uno musifuzi ntabwo ariwe azajya gusifura mu gihugu cye azajya gusifura muri Kongo turamwiyamye turanamwamagaye nitwongera kubona hano kuri stade tuzamubuminga n'amabuye mpaka tuzanayatera turamwiyamye abasifuzi barahari twebwe kwera icyo batumva batatwumva bashaka kugira ngo twebwe badukasa ngo barashakira APR igikombe APR nta gikombe izatwara ino match ku itariki 9 tuzayikubita ariko bazaturindira umusifuzi uramusifuzi n'umujura mubi cyane n'umugome n'umusifuzi n'umugome turamwamaganye yo ku cyumweru ku itariki 9 baramuka batsinze polisi arabasigayemo abiri ntabwo ariko kukivuga ngo ni baramuka batsinze polisi nayo ishobora kubatsinda kuko ujya mu kibuga nase ubungewe nagiye mu kibuga nzi ko turi bunganye uranihuye warambwiye ati uri tayari gushyigikira ejo mukura koko yarabikoze yakoze umuti ubu se ntabwo urashyigikira polisi ngomba kuyishyigikira ntabwo nataye amasaha nkanjye nk'umusiporutifu ngomba gushyigikira polisi gusa njye sinafana polisi ariko ikipe yose yahuye na APR niyo yahura na shitani narabikubwiye njye nafana shitani ikikomereza nubwo nta kiza nyiziho ariko uko biri kose itandukanye n'igikona ni ukuvuga ngo njye gushyigikira polisi y'igihugu polisi y'u Rwanda ndebe ko impagarikira bino byiyone ubundi noneho ku itariki 9 ku cyumweru ku mahoro tuzisobanure
hazasha hazaca uwambaye ibyo uri kuvuga ngo niba natsinda hano ngo harasigara mabiri nashaka asigaremo ariko igikombe ni cyanjye narakubwiye ngo ibintu njya nkubwira uzajya ubyandika uzongera ubimbaze mbisubiremo mu minota mikeya cyangwa habura nka match ebyiri uzumva ko ngewe marayika bananeretswe we tazagera ngo munsindire nako twebwe turi munsindire ni igikona nicyo gitegura ikipe tujya guhura nayo ikipe yose tujya guhura nayo APR irayitegura ikayiha amafaranga igategura abasifuzi igategura abakinnyi twebwe rero nta mafaranga tugira yakora ibyo byose tuba twabuze nayo dukoresha ibyacu twagira tujya gukoresha ibyo byose ntabwo bishoboka ntabwo bamufite kuri derby nabuke ntabwo bamufite ko Faringanye nawo hari baretse gatoyi Faringanye ntago ari we mukinnyi wenyine wa Sport usibye ko ari umukinnyi mwiza twemera uri kumva neza ariko ntabwo badufite mwana iyo uvugisha n'umuntu uramureba no mu maso niyo yakubeshya ukabona ko afite ubwoba cyangwa afite ibyishimo ariko nge ntabwo bamfite umukinnyi wanjye wari we wese yatsinda igitego uri kumva neza kandi na Keva zaba yakize ibi bikona rero biri kwikira igitabo ikiseka nabyo turaza kubireba mu kanwa nuko ubigira gutya umpita nta mukinnyi tugira utsinda noneho twebwe reka nkubwire ntabwo uvuga ngo umukinnyi ngo nizatsinda ngo Faringanye ararwaye n'iki ikintu kiriho icyambere na mbere ikintu cyadutsinze ari umusifuzi mu gice cya mbere ibintu yakoze ntibibaho noneho danko ukuntu byagenze uriya muhungu washoreje ukuboko umupira yazana bigaragara ko yari gitsinda ari kucyemera n'umundi basifuye byarangiye Kenisi rwose yeba cyakora barakina bafite umupira pe ariko njyewe ngiye gutanga ubutumwa ku byiyone abyo APR bihaye kugira ngo bategure abasifuzi bategura abakinnyi bagire gute namoyize nuko bigaragara nawe yari yariye n'ibigaragara nta n'ikibazo APR ahantu hose barabateguye uno mugabo ngo ni Moyize atamu gihogera Remera reka nkubwire sikuma azagira ibyago ntibayimuhe ku mahoro gusa kuko tuzamva n'ubu turamushatse ahubwo ndamubura kugira ngo tuvugane turabakuntu bavuga ngo APR ngo ikingwa ngerasigara amabere n'ubundi busanzwe tubizi neza ko basaba ni kwiba n'ubundi bagiye kwiba polisi aga ikindi cyongeye nuko nanjye ya polisi nanjye ndayizeye kwazana n'ikipe nje nizeranye ndebe ibyanjye Keva zaba yaje mahoro azurabiye urumva byose noneho ikindi cyongeye nuko umuzamu wacu ndabizi neza kahagaze neza muzamu abereye muzamu ni murebe nawe nta kosa azakora kuko nabizi ko abariyo turi benshi ni igihugu cyose turi kumwe na Gacuma mumaje gukina na equipe ya Gasogi United mumaje kunganya ubusa ku busa match wayibonye ute nk'umufana wa Rayon Sport match yari imeze neza match yari iryoshye nubwo ntabura kuvuga ko umusifuzi yakoze ikosa ariko ntawe utibeshye ariko match yari iryoshye pe match yari nziza nta kintu nayishinja mbega ku cyumweru mufite equipe ya APR FC ubu ngubu mumaje kunganya iramutse itsinze ntabwo bamwagira ko ku cyumweru n'ubundi zaba iratsindiye ihe none se ifite ubwo bushobozi nta bushobozi ifite bwo gutsinda polisi ikintu cyo ngiye kugusezeranya amanota 5 arararamo ndabikubwiye ubu mu kanya tujye kureba match yo ni gahunda APR cyo nzayikorera ni Imana yo mu ijuru ikizi ibitego bibiri nk'ikomeye amanota akaba menshi azaba ari kuri derby turayifite kuri derby turayifite amezi ane nicaye ku ntebe y'ubwami maze amezi ane nicaye ku ntebe y'icyubahiro nabuze uwayinkuraho nategereje umurindi w'izo ntare birirwa bambwira narawubuze nagira ngo mbabwire ngo mwenye msemaji wa washabiki wa timu ya APR anaitwa Jangwani kila siku anasema ni Club Giant. Bro, Club Giant si kwa maneno. Club Giant si maneno ya kusema pale kubara. Club Giant ni mwenye fasi moja. Mwenye fasi moja mwezi ine ni nani? Ni mimi. Maneno mengine kwa masikio yako siwezi kuyasikia. Mimi nitafuta kumwambia. Si ndio? Na akuje tucheze mchezo. Kila siku anasema bla bla ni kwa Club Giant. Mwenye gombani ya goli ni wa nani? Wenye kuvawa mvunjo wa vitenge. Ewa na mwezi yote
fazi retour yote nitaimaliza, nilikuwa fasi moja, nitabeba kikosi cha champions, si ndio kweli? Ule msemaji anasema kila siku ni wenye timu Club Giant, akadanganya washabiki wa timu ya APR, ni wenye Club Giant, timu ya Leo Sport ni wenye gombania goli. Sasa kugombania goli kufika siku hii nilikuwa fasi moja, si ndio? Ni timu gani itakuja hapa ikanisema teremuka hapa kwa huo hapo, kwa hiyo fasi moja mimi nishimame hapo, si ndio kweli? Niba faze retour maze gutsinda match mwizindi zose nkanganya, intebe y'icyubahiro n'indura yimpagurutsaho. Uracyayiri ese yo indi umbwira izo ntatsinze yarazitsinze, niba yarazitsinze iri ku mwanya wa mbere. Kwanza reka nkubwire we nk'umunyamakuru, mujye mutuza umuntu avuga ibimurimo. Nge ndakubaza, ifirimbi yakashije Rayon Sport ntiyayikashije? Noneho muri aka kanya sindimo mvuga nk'umufana wa Rayon Sport, ndavuga nk'umusportif w'umupira muri rusange. Wewe wabibonye gute rero nk'umusportif? Okay, nge nakinye n'abantu babiri, nakinye na ekipe ya Gasogi nkina n'ifirimbi hagati mu kibuga. Ibintu n'umuntu urebesha ijisho rimwe yareba akabikubwira. Nge nka Fred nawe Mureyo ibyo nagombaga gukora nabikoze, ekipe yanjye yakinye ibyo agomba gutanga yabitanze, sibyo? Ariko ntekereza ko biriya ntacyo bivuze. Nibagende polisi na APR nibagende bakine, icyo nzi cyo nubwo APR iri bukine harasigara mangahe? Abiri. Oya mwanganyije arabaratata. Oya sawa, aratatu n'abatatu. Ubwo rero turajya guhura n'ubundi wa mwama arakicaye kuri ya ntebe y'icyubahiro. Itsinzwe hahita hagwa matandatu. Okay, tukayitsindira tukabitsindira gahita. Noneho okay, calcule mentale ikivuga niki, sibyo? Ibyo filime nabwiye ngo tubyihorere. Ndasaba sibyo, ndasaba ikintu kimwe, bafana bakunzi ba Rayon Sport, sibyo? Mu by'ukuri ntabwo ari cyo gihe cyo gucika intege. Niba abakinyi baravunitse kuri uru rwego, baradukeneye kuronza ko twe tubakeneye, sibyo? Tubatiza imbaraga, tubatiza umurindi, kuko ntekereza kuri Sport kubafana ifite munanganyije, ariko abakinnyi mukabakomera make. Tugomba kubakomera make kuko ibyo bagombaga gukora babikoze, kuko ntekereza ko kuri 11 babanjemo kuri Gorilla 85% yakoze impinduka, kandi buri mukinyi wese ibyo agombaga gutanga yabitanze, sibyo? Wenda pa play iminjire magafu gutakaza imipira kwa hato na hato ubona ko atari seriye, ariko nawe ni umuntu w'umugabo. Abedi wamubonye ute ku mukino we wa mbere wa shampiyona yabanjijemo? Mbo Abedi n'ubundi aracyahirimbana, wabonye ko yaharaniraga kureba aho izamurire, sibyo? Uko yaje tumuvuga azagenda asaba imbabazi cyangwa se azagenda babarirwa nk'uko yaje, nta muntu n'umwe yemeza. Ariko icyo mvuga cyo ni kimwe, ku iki gikombe cya shampiyona kumbwira ngo ndakuyeho amaboko ntabwo bikunda. Ku ikipe yatsinze Gasogi ku gitego kimwe, Gasogi yaragomba kuba ifite ibitego bibiri byayo, buri wese yarihoneshaga amaso. Ngiye rero ntabwo nshaka kuzatsinda ikipe ambwiye ngo nayitsinze nayibye, ahubwo nzanganye nayo kubera ko hari ibyankashije. Ninyikubita nyirusha. Okay, icyuho cya Fornganye sinirwa mbigarukaho, mwakibonye mwese imipira